Nitwa Musoni Emmanuel, nkaba ndi umukuru w'itorero muri paruwasi ya Nyarugenge ADPR mu itorero ry'akarere rya Nyarugenge mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Nkaba rero nagira ngo ntange ubuhamya, mvuga imbaraga z'Imana, mvuga ubutware bw'Imana, mvuga ubasha bw'Imana. Mvuka mu cyahoze ari komine ya Runyinya mu ntara y'Amajyepfo. Nkaba rero ababyeyi barahunze intambara iyo muri 61 muri u Rwanda. Hanyuma ababyeyi baje guhungira muri province ya Ngozi, misiyoni Ibuye. Aho niho rero twabaye, twagiye tuba n'ahantu henshi, tuvuye hangaho muri za 67 twabaye muri province ya Ruyigi, twabaye muri province ya Cyankuzo. Hanyuma rero nza kuba ni Bujumbura, aho hose narahabaye. Maze rero kuvuga za mbaraga z'Imana, bwa butware bw'Imana, bwa ubasha bw'Imana, ndasa nkuza kuvuga muri makeya mvunagura. Nagira ngo ntange ubuhamya bw'aho Imana yankuye. Nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana, nabonye Imana n'umwana wayo n'umwuka wera. Nsimbukiye rero cyane kugira ngo duse nk'abavunagura. Umwaka w'igihumbi kimwe 1994 nari ndi hariya mu gihugu cy'Ubujumbura, hitwaga mu Kamenge, niho nari ntuye. Hanyuma rero icyo nshaka kuvuga, ubwo nakoreraga mu itorero rya Panekote rya Bujumbura, CPEBU. Ni ukuvuga CPEBU ni Communauté des Églises de Panekote au Burundi, ariyo ADPR ya hano iwacu mu Rwanda. Aho rero nahakoze imyaka 10 ndi umuvugabutumwa mu bubwiriza bwitwa Kamenge muri misiyoni ya Ntahangwa muri meri ya Bujumbura. Hanyuma aho rero niho nakoze iyo myaka yose ndi umuvugabutumwa. Hanyuma naje guhura n'urugamba rumwe rukomeye cyane mu mahano yabaye muri kino gihugu cy'u Rwanda ni Burundi, naho byagenze uko nguko, byabaye uko. Habaye igihe rero turiho twafashe igihe cyo gusenga Imana, tubona ibintu bikomeye cyane. Ubwo hari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1994, tubonye rero ko ibintu bikomeye cyane, tubonye intambara ikaze. Turavuga tuti dufate ubwihisho, twishe imbere y'Imana. Ubwo nayivuganaga n'umufasha wanjye, maze dusenga Imana. Twafashe iminsi 3 dusenga Imana. Ubwo nari ngewe na madamu n'undi mugabo umwe w'umurundi, ariko yari afite umugore w'umunyarwandakazi. Uwo mugore we n'ubarino aririmba muri korale abatoni ba Yesu hariya ku Muhima. Ariko uwo mugabo we tumaze kugera mu Rwanda, we numva ko yaje kwitaba Imana. Twarasenze rero dusenga Imana. Hanyuma tugeze ku munsi wa gatatu, hanyuma ijwi ry'Imana ryurukira muri uwo muvandimwe twa dusengana Imana. Turangije amasengesho dukurotira neza, maze aratubwira ati mureke mbanze mbabwire. Aratubwira ati mbonye amacumu, mbonye imipanga, mbonye inkota, kandi mbonye n'impiri.
atari ko nyuma y'ibyo mbonye intsinzi. Ariko ibyo ntabwo twabihaye agaciro cyane, ahubwo icyo twahaye agaciro n'umufasha wanjye ni ijambo rivuga intsinzi. Imana iravuga abavandimwe, inshuti muriho mu nyumva kuri radiyo Inkoramutima, nayo mbabwire ko Imana ijya ivuga kandi Imana igasohoza imigambi yose. Ubwo rero twarabyirengagije kuko twe twere mu mwuka. Wumva umuntu umaze iminsi, abantu bamaze iminsi basenga Imana, bari imbere y'Imana basenga rwose kandi bamerewe neza, nta gaciro twabihaye. Turakomeza, noneho rero atashye turamuherekeza, arataha aragenda, twamugejeje nko muri metero 500. Nyuma rero tuza tugaruka mu rugo aho twari dutuye. Ahangaho nyine twari dutuye ahantu mu Kamenge ya kabiri, aho bita mu Mirango de. Abahazi ni iruhande rw'urusengero rwitwa Fekabu, hari n'akariviyeri kitwaga Akonga Ntore. Abariho banyumva ubwo nimvuga gutyo murahita muhamenya. Hanyuma rero nibwo twagarukaga, tumaze kugaruka ngo tugere imbere y'urugo neza. Hanyuma tubona abasore bagera kuri 12 bafite bya bikoresho byose bimwe twavugaga, ariko ngo mbabone ndikanga, madame arikanga. Dutangira gutabaza iyo mu ijuru mu buryo bw'umwuka, tuti Mana turengere, Mana turengere, Mana turengere. Ariko twagumanye rya jambo rivuga ngo intsinzi. Imana ihabwa icyubahiro. Intsinzi ni umwami wacu Yesu Kristo. Noneho ngo ngere imbere y'umuryango, baba barirutse baracekira, baba baramfashe. Madame nawe yari atwite inda y'amezi 8 n'inusu, kandi n'inda murumva ko inda yari ikuze. Ubwo rero bamwe bafata madamu, nanjye baba baramfashe. Mpere kuri nge rero baramfashe. Iyo gihe nari mfite ibiro 112. Murumva rero kuba ufite ibiro 112 ngo wiruke ngo uhunga abantu ni ikintu kitoroshye. Ariko nabaye nk'umuntu nsa nkwiruka, nirukira mu nzu. Nirukiye mu nzu hamwe no kujya kwisha munsi y'igitanda n'ibiro 112 ntabwo bishoboka. Noneho rero bafata bya bikoresho byose bari bafite, navugaga za mpiri, bafata bya ibuno by'imbunda, bafata ibiki byose barakubita. Uko bakubitaga niko nakingaga, ndakinga, ndavuga nti mu izina rya Yesu, ndavuga ni mu izina rya Yesu, ni daimoni toka katika jina la Yesu. Barankubita bimwe bikomeye cyane, ariko nanjye ndwana mu buryo bw'umwuka. Ubwo nabanje gushaka kugira ngo ninjire munsi y'igitanda, bita biranga. Ubwo rero barankubita, barakubita mu mutwe, barakubita mu mugongo, barakubita hose, ariko ndwanisha izina rya Yesu. Kandi nta n'imvune n'imwe, nta ni kuvuga ngo haraho mbabara na gatoya. Uko byagenze uko nguko Imana yagiye inkingira, Imana igakinga, bagakubita Imana igakinga, bagakubita Imana igakinga, kandi bose banyirunzeho. Bigenze gutyo rero batiri mu mujyane, tumujyane hanze. Bansohokana iwanjye aho nari ntuye, hari imbuga nini yagutse. Noneho rero bandyamisha hasi. Bamaze kundyamisha hasi, noneho rero ndeba mu ijuru, ndeba hejuru. Nasenze rya sengesho rya Stefano yasenze isengesho nk'irya Yesu asabira abamuhamagati, mwami nubabare kuko batazi icyo bakora.
nanjye nasenze mvuga ngo mwami Imana yacu, aba ni abakunzi banjye ntabwo ari abanzi banjye, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bati kubita rwose, bati ry'ibitaka. Ibintu byari bikomeye. Nshuti muri mu nyumva, murumva ko byari ibintu bitoroshye, byari bikomeye cyane. Ibitaka ndabirigata rwose, ndabirigata, bampagaze hejuru. Noneho rero bati bajya kureba madamu hirya aho nawe bamufatiye. Icyo gihe twari dufite utwana tubiri, kandi utwana tubiri twari dutoya cyane, twari utwana dutoya tutarakura, dutoya duto, abana b'ibisekeramwanzi, abana b'ibitambambuga kumwe bivuga mu Kinyarwanda. Noneho madamu bamuboheye ku giti cyari imbere y'umuryango. Noneho hakaba umuntu umwe nagiriye neza witwaga Mahangayiko, yari munsi y'urugo rw'iwanjye, yigeze kubyara, mushyira irobo ry'isukari n'irobo ry'umunyu. Mujye mukora ineza ntabwo ijya isaza. We arabibika ku mutima, kandi ari hashize igihe kinini cyane, abika iyo neza namukoreye ntiyayibagirwa. Ineza arayibika mu mutima we. Ubwo rero nari ishyikiwe n'icyo kibazo na madame, nibwo yagendaga. Noneho rero agera kuri madamu babo bambye kuri icyo giti. Noneho arababwira ati yemwe mugiye kwikora mu nda, mugiye kwikora mu nda. Uyu ni mushiki wa Ntanyakubahwa Perezida wa Repubulika Ntaryamira, umunyarwandakazi, yari impunzikazi yo mu 1961, yaraziranye he na Perezida Ntaryamira, uriya wapfanye na Habyarimana mu ndege. Ariko icyo nashaka kubabwira, Imana yijya gutabara ntibura uko igenza. Uko niko Imana yagenjeje kugira ngo itabare uwo mubyeyi. Bari bamuziritse inda bayidegaje bagira ngo inda bayisature. Noneho rero ubwo mwanya bati tugiye kwikora mu nda, uyu ni mushiki wa Perezida Ntaryamira. Bati gaho ari umukora n'ingoga. Abana bari barize baboroga barira. Noneho rero ubwo bamukuye ahangaho, bamaze kuhamukura, Mahangayiko niwe wamuherekeje amujyana ahari site de déplacé kunahangwa kuri misiyoni yacu nk'umuvuga butumwa yari inkuriye aho nakoraga. Uko nagwa niho site y'abadeplacé. Uwo Mahangayiko wavye rya jambo ryo gutaye Imana ikamukoresha, niwe rero icyo gihe wamuherekeje n'abana babiri, aramujyana amusiga muri site de déplacé kunahangwa. Abazi kunahangwa, hari amashuri ya école secondaire. Ayo mashuri rero niyo yagiyemwo abadeplacé, kandi bo mu ngeri zombi, bo mu moko yombi. Nta bigeze bavuga bati twebwe turi Abatutsi tugira uruhande rwacu, natwe turi Abahutu tugira uruhande rwacu. Ni nacyo nasabaga Imana na madame, uti Mana nuturokora ukadufasha, nta handi twajya ahantu hamwe hari abantu bose, kuko twebwe nk'abakozi b'Imana ntabwo twari kwideplasa ngo tuvuge ngo tugiye mu Batutsi nkuko turi Abatutsi. Oya, twashaka kugira ngo tujye ahantu abantu bari bahungiye mu moko yombi, kuko nicyo cyifuzo twari dufite na madamu, kandi twaje kukigeraho. Madame rero yaje kumujyana ahangaho, agenda ahageze abayobozi bacu bakuru, abashumba. Noneho rero bamushakira chambre n'igitanda na matera n'ibikoresho byose. Hanyuma rero nanjye ubwo ngubwo bimaze kugenda uko, ubwo naje kuva aho nari ndyamye, baravuga bati mu mujyane muri état major général. État major général rero hari aho n'izina bari barise ngo état major général. État major général hari aho babagira abo bashaka
muri icyo gihe namwe murabyumva icyo nshaka kuvuga. Noneho barashorera, bamaze kunshorera ubwo baranjyanye, nanjye rero ngenda nsenga Imana mu mutima wanjye, nagendaga mpamagara Imana, nagendaga nsenga Imana, nagenda mvuga nti Imana urwanjye rurangiye. Ntabwo nari nzi yuko burya umuntu burya uzi iyo agiye abona ibimushoreye ibyo ari byo, burya umutima usa nk'ugenda akagenda nk'umuntu w'igishushushungwe gutyo. Nagiye gutyo mbona nyine bimvamo, navuga nti ibyanjye byarangiye, ngenda meze nk'umuntu w'igitimba natimbye. Ntabwo byari byoroshye inshuti bavandimwe. Noneho rero ndagenda, hanyuma aho hantu rero muri Etat Major General hari iruhande rw'akariviyeri kitwaga Akonga Ntore, muri Mirango 2, Kamenge Mirango 2. Hari Mirango ya mbere, hari na Mirango ya kabiri, ariko hose akaba ari mu Kamenge yitwaga yuko ari Kamenge ya kabiri, ariyo Mirango ya mbere na Mirango ya kabiri, kuko njye nayo ntuye Mirango ya kabiri. Ubwo abahumva barahita bahumva. Nkaba rero nayo ntuye iruhande rw'urusengero rw'abaprotestanti rwitwa Fekabu. Aho rero bitaga muri Etat Major General hari butike y'umugabo bitaga Minani. Uwo Minani yari umugabo w'inzobe nyinshi cyane, bakundaga kumwita Kazungu, ariko ubundi bamwitaga Minani. Iruhande rw'iyo butike hari metero toilette ya metero 15 bari baracukuye, ariko barayitinda n'ibiti, ariko ntibayikoresha, ariko bayitinda n'ibiti by'ingiga, hanyuma basigaza akantu kakobo hagati, ku buryo nta n'umuntu wari gusa nkaho yakwituramwo na gatoya. Bari barayitinze mu buryo bukomeye cyane, ariko basiga akantu kakobo hagati ubwo kugira ngo bazayikore. Hanyuma rero ubwo barashoreye, ubwo baranjyana na bya bikoresho byose, za mpiri n'amagrenade n'inkota, ngenda banshoreye. Ubwo rero hari umugabo w'umuturanyi witwa Bugaru. Bugaru rero yasengeraga mu rwo rusengero rwa Fekabu, mu baturanyi twari duturanye ahangaho muri Mirango 2. Nawe rwose nari naramugiriye neza, kuko ineza burya ntabwo igisaza. Hari ukuntu agiye mugira neza nk'umuturanyi, tukabana neza, babyara nk'abasura, nabyara bakansura, bakampemba gutyo. Ubwo rero nawe ubwo yaje guhurura, aje kureba ibyabaye. Ariko igihe mu Kamenge muri icyo gihe, icyo nshaka kuvuga, ibyo byose byabaye, haherukaga ijambo ry'uwari nyakubahwa wari minisitiri w'ingabo Bikomagu. Hari ijambo yavugiye kuri radiyo y'u Burundi, aravuga ati yemwe abantu b'abatutsi mwese muri mu Kamenge, nagira ngo muveyo kuko Kamenge tuzayiteramwo umuceri. Iyo jambo nyakubahwa yararivuze, arivuga kuri radiyo y'u Burundi, ararivuga ku manywa y'ihangu. Ariko ngewe ntabwo nari narigeze, abandi bose bari bamaze kuhava, n'ingabo z'u Burundi zari zarahavuye. Amaze kuvuga iryo jambo, ingabo z'u Burundi zose zahise ziva ahangaho zirahava, kuko abicanyi bari benshi cyane, aho bitaga abasaya, aribo aha mu gihugu cyacu bagiye bitwaga abacengezi, i Burundi babita abasaya. Abasaya bari buzuye aho hantu. Ubwo rero amaze kuvuga gutyo, ndavuga mbwira madamu, navuga madamu rero twebwe twaragijwe intama z'Imana, twaragijwe umukumbi w'Imana. None rero kugira ngo tuva ahantu, ntabwo twahava dusize umukumbi w'Imana. Agenda umva bitankundira rwose. Nari nyoboye ishuri ry'ahantu hitwa mu Gishingano. Gishingano hari impande y'ahantu hitwa Inyambuye. Ubwo niho nayoboraga, aho twari twarubatse urusengero
kandi tuhafite abakristo batari bakeya, kuko ryari ishuri rikukira, ishuri ry'ububwiriza bwa Kamenge. Ndavuga nti ntabwo nzahava rwose, sindata itorero, kuko nimfa nzapfana naryo, ningira naho nzakirana naryo. Ntabwo nigize numva yuko mutima wanjye nshobora kuba nasiga intama ngo mpunge bundi nza guhunga, mba narahunze kera. Nabaye muri iyo Kamenge, mpava rwose iryo jambo nyakubahwa bikomagwira rivuze ati abantu b'abatutsi mwese muvaho, tuzahatera umuceri. Noneho ndahaguma, mpaguma kandi nta ngabo z'u Burundi zihari, nguma hangaho kandi nguma nizeye nk'umukozi w'Imana, avuga ngo Mana nizeye yuko Imana izandengera. navuga hangaho mu Kamenge muri Mirango, nkazamuka mu Gishingano nkajya kuvuga ubutumwa bwiza, kuyobora urusengero, amateraniro, nkagaruka nkongera nkasura igihe kigeze, nkagaruka gutyo. Uko niko byagenze. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga, bamaze kunshorera bakanjyana muri etat major generale, ubwo ngubwo twahageze nsanga abandi bantu 10 bafunze amakamba, ibiziriko nka bya bindi bazirika ihene, babaziruka imigongo, amaboko bayabohera imigongo. Muri abo bantu rero 11, abantu 10 bari abagabo, uwundi nawe rero yari umubyeyi uri nko mu myaka hagati ya 50 na 60, yacuruzaga inyanya mu isoko rikuru rya Bujumbura, kandi bari bamufatanye n'umutware we musaza, ntiyari anakomeye no mu mutwe, yari afite akabazo ko mu mutwe. Ubwo nabo bari babafashe, ubwo rero banjyanye badutondesha umurongo, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwa karindwi, uw'umunani, uw'icyenda yari uwo mugore, uw'icumi yari uwo mutware we, nanjye nari mu wa 11 ndi inyuma y'abandi bantu bose. Hanyuma rero ubwo muri iyo Kamenge nta n'inyoni yatambukaga, hari ahantu hari agacerere. Muri icyo gihe huzuye ubwicanyi bwinshi cyane, bwinshi burenza kamere. Namwe muhaze icyo gihe muri 94 muri aba mezi, tunarebye naho i Burundi naho mu Rwanda rwacu, ubwo namwe murumva ibi uko byari bimeze uwo mwaka wa 94. Noneho badutondesha umurongo, ibi ndababwira inshuti bavandimwe muriho mu nyumva. Uwa mbere wari utonze umurongo, bamuca umutwe ndeba n'amaso yanjye. Uwa kabiri bamuca umutwe ndeba n'amaso yanjye. Igitero rero cy'abicanyi bari ahangaho bari benshi, kandi nk'uko nabivuze nta ngabo y'u Burundi n'imwe yari iri ahangaho, nk'uko uwo muyobozi mwe mu muyobozi bakuru b'ingabo bari baragiye, ingabo zose zaragiye. Bajya kuwa gatatu, bajya kuwa kane, bajya kuwa gatanu, bamutemagura mu buryo bwo kumumanyagura. Bageze ku 9, uwo mubyeyi arababwira ati bana banjye, ndagira ngo musabe imbabazi mu ndeke, icyo akora ndabaha amafaranga. Yari afite ku gikwembe ipfundo ry'inote ya 5 n'andi mafaranga 1000. Inote ya 5 yari amafaranga menshi cyane. Abatuye mu gihugu cy'u Burundi bayitaga ikivuko. Iyo note ya 5 yakuraga ibintu byinshi cyane. Iyo note ya 5 yahaga ibintu byinshi birenze. Niyo mpamvu bayitaga i Burundi, twayitaga ngo ni note y'ikivuko, ikivuko. Noneho rero abaha inote ya 5 ayihereza umwicanyi umwe, noneho asigarana inote y'1000 ayisuza ku gikwembe. Inote ya 5 arayibaha. Iyo note ya 5 ayitanze, bati turayirya kandi turakwica.
noneho rero ako kanya bamuteye icyuma mu muhogo, adudubiza amaraso mu kanwa no mu mazuru, umukecuru aba yituye hasi. Ubwo narabirebaga byose mpagaze ahangaho, nanjye ntegereje ko baza kuza kunkorera ibyo ngibyo, kuko intumbi zose zari zigaramye ahangaho. Kandi muri abo babikoraga, byakoraga umusore umwe w'ikiragi wari utuye ngo ahantu mu Gasenyi hari haruguru yaho nari ntuye ahangaho mu Mirango de. Yari ikiragi, cyari ikiragi kikiri umusore icyo gihe. Noneho rero icyo nashaka kubabwira, hari n'igishyito cy'umuriro, ingiga bari baracanye z'umuriro waka. Noneho ibyo byuma bakoreshaga, icyo kiragi yahitaga asatura imitima akayokereza ahangaho, n'inyama akazifata akazitoga ku giti akazokereza ahangaho akazirya. Imitima yamaze kwica yarayiryaga, n'inyama akazirya. Ibyo ndababwira ko ni ibintu byabaye ndeba n'amaso yanjye icyo gihe ahangaho. Noneho rero ngo bagere ku mutware we, bati uwo nguwo ni umurwayi mu mutwe, ni umusazi. Bati ni umusazi, ariko namwe mwuzuze. Baba bamutemye nawe abaguye ahangaho, bamugereka hejuru y'uwo mufasha we, ndeba n'amaso yanjye. Noneho rero nsigaye ndi wa 11, intumbi zose zigaramye ahangaho. Nanjye nyine murabyumva, umwanya nari ndimwo nsenga Imana, natimbye nyine, umubiri watimbye wabaye nk'ikinya. Noneho haturuka umusore uvuye kuri Fekabu, kuri urusengero rwa Fekabu, azasatira kuri Fekabu no kuri urwo butike bwa Minani kuri Etat Major Generale, aho babagiraga abo bantu. Hari metero 250 murumva ko hari hegeranye. Niyo twarete yari iruhande rw'ahangaho kwa Minani. Haturuka umusore w'imyaka nka 17, hagati ya 17 na 19 gutyo, kuko ndeba ntago yari yageza mu myaka 20. Aza yambaye maboti, aza yambaye afite ibyuma, asanga bagenzi be bari muri iyo groupe imwe. Aturutse haruguru, ijambo yakoresheje yari yambaye amabote, azamura ikiganza aravuga ati mwese muhagarare. Yari afite umuheto wari usongoye impande ebyiri, awambaye mu buryo bw'umuheto. Kurya umuheto murabona uko umeze, yari awambaye mu ijosi, yari awambaye mu gatuza, ariko usongoye impande ebyiri. Kandi izo mpande ebyiri zari zuzuyeho amaraso. Noneho araza, amaze kongera iruhande, arababwira ati, yari yamaze kubaveritisa, arababwira ati mwese muhagarare. Intumbi nazo bari bazitondesheje umurongo. None harambwa ati, Pasteur ni Karame, ngo nibagukureho iyo migozi ugende kandi uzahore ukorera iyo Mana yawe. Iryo jambo ryavuze umwicanyi. Pasteur ni Karame, bagukureho iyo migozi ugende kandi uzahore ukorera iyo Mana yawe. Nari ntarawuna nizo shingano, kuko imyaka 10 nayikoze mu toro rya Pantecote ry'Ibujumbura Burundi, imyaka 10. Ariko ino maze imyaka 20 ndi umupastori. Inshingano za gipastori naziboneye ino, ariko naje maze imyaka 10 ndi umuvuga butumwa. Ariko umwicanyi niwe wanyise pastori.
noneho baraza imigozi hanyuma bayinkuraho. noneho rero izo ntumbi nazo barazifashe bagenda bazikururaga nk'uko kera nabonye uko intama zapfaga kera bahamagaraga abatwa nibo baryaga intama. noneho intama bakagenda bayikurura, abatwa bakagenda bayikurura bakayigeza iwabo maze bakayibaga bakayirya. bagiye rero bakurura iyo mirambo, noneho za ngiga z'ibiti bazikura muri ya tuwarete iri hafi yo kwa Minani. noneho rero ibiti byose za ngiga bazikuraho, baragenda izo ntumbi zose baragenda, noneho rero bazishyira muri iyo tuwarete. bagendaga numva barundamwo bongera barundamwo bongera barundamwo. noneho rero nanjye maze kubona igitangaza Imana kimbayeho, numva nyine nanjye ndahindutse, nitegereje abo badayimoni ndabasuzugura. abadayimoni bakubana zero ndabasuzugura, ariko mu kubasuzugura icyo gihe mutima ukambwira ati se ndajya hehe? bamwe baravuga ati yewe mwarimu ni karame, urajya hehe ko nta ngabo y'u Burundi iri ahangaha muri Kamenge? inyuma hari ibitero byinshi cyane, n'imbere naho hari ibitero byinshi cyane, nta hantu hungira. ariko Imana igukijije, Imana ikugire neza, ifite inzira ibihumbi. uwo ni umuntu wabimbwiye. umwana w'umuntu agira inzira imwe, ariko Imana yo igira inzira ibihumbi n'ibihumbi. noneho ndabasuzugura cyane, abadayimoni ndabasuzugura cyane. za ntumbi bamaze kuzirunda muri iyo twarete, ubwo nasubiye inyuma mvaho kwa Minani ngera kuri ka kariviyeri kitwa Akonga Ntore. noneho ngera kuri wa mugabo namaze kubabwira witwa Mahangayiko, yari afite munsi y'urugo rwe hari ingundu y'ibitoke. urabona iyo mvuga ingundu y'ibitoke, urabona ni igitoke n'abana bacyo bagera nko kuri 6, abana 5 b'insina. bari bararanduye iyo nsina bayirandurana n'abana bayo. murumva ko icyobo cyari kinini cyane rero, kandi cyari icyobo kinini ariko kitari kirekire cyane. namwe murumva icyobo bakuyemwo insina. noneho rero Mahangayika ati mwarimu nisabwe rero wewe Imana iragukora ibikomeye gose ntego, none reka dukore iki kintu, kuko ubu nta handi utegeza kugira utaramukire. ntuduga ntumanuka ntukika, kuko ibintu birakomeye. ati reka ndakwereke. naryamye muri cya kinogo, bandundaho amasafuriya y'ibikoko by'umutsima, amarenje y'abana, ibyenda byaboze umunuko byashaje, bazana n'imitoto y'ibitoke. ndyama ahangaho, ndara ahangaho iryo joro ryose. imbeho ya ninjoro irankubita, nguma ahangaho. namwe murabyumva, namwe icyo gihe n'imvura y'icyo gihe murayumva uko byari bimeze. byari ibintu bikomeye, byari ibintu bitoroshye. ahasigaye gutabarwa n'Imana, kuko abasaya bari bamaze gukikuza aho hantu, kuko hari huzuye abasaya muri yo Kamenge, ariyo bayikontorora. ingabo z'u Burundi zaramaze kwideplaza, zaragiye zaravuye ahangaha. ubwo rero niho byageraga muri misiyoni yacu Sepebu, toro rya Panekote ry'u Burundi. nyakubahwa umwungere w'ishengero rya Bujumbura Revera Paseni Yungeko Samuel, bohereza stout double cabine. abayumva abayizi barayizi, yakoraga yari iriho mbere y'intambara. iyo stout yari stout ya Sepebu, niyo rero bohereje. noneho rero imodoka
murumva namwe bayihaye umuntu utegereza kugera muri iyo Kamenge witwa mwarimu Hakizimana Athanase na pastori witwa Abeli. Ubu pastori Abeli ni regionali w'itoro rya Pentecote ry'u Burundi imurambya. Abo bagabo bombi nibo bohereje inama zirakoreka ibujumbura bati mureke rero tuje kuraba ikiziga c'umukozi wacu tware twumvise yuko vyaraye biheze, none rero muje kurondera uko mushoboye kose murondere ikiziga mukizane. Ikiziga ubwo ni ntumbi cyangwa se amayiti. Noneho rero ubwo baje baragerageje kuko bo ntago bashoraga, ntabwo bari bafite kugira ngo bagere aha ngaho. Baraza baparika imodoka y'itoro rya Pentecote ry'u Burundi stout imwe, none muzo mu mamodoka y'itorero. Noneho rero bayiparika iruhande rw'ahangaho kuko umuhanda worohageraga. Noneho rero baraza, noneho bagera kuri cya kinogo, numva baraho barakabakaba hejuru, niyo ni karabaye. None ndebye sanga ni pasteur Abeli, ndebye sanga ni mwarimu Hakizimana Athanase. Uwo Hakizimana Athanase yari mwarimu twakoranaga ku bubwiriza bwa Kamenge, ari bwo bwari ububwiriza bwacu bubyara ishuri rya Gishingano. Ati ingo cyangwa hari ngoga kiravuba. Murumva namwe umuntu warayeho hantu imyenda yambaye uko imeze, murumva n'ukuntu asa n'ukuntu bimeze. Ndaza kugeraho mbabwira ukuntu ageze ku Ntahangwa, ku misiyoni ya Ntahangwa, ikicaro cya Pentecote cya Ntahangwa. Abantu bakiruka bakampunga bakagira ubwoba bikabayobera abatari bazi ibyambayeho. Ubwo rero nicaye mu modoka paranjyana. Noneho ubwo hari ku munsi w'icyumweru, ubwo abamisiyoneri b'Abasuwedwa bariho basezera, bari bacukije itorero rya Pentecote ry'u Burundi CPBU, Communauté des Églises de Pentecote au Burundi. Abana b'abazungu bari bafite ishuri École Suédoise ryari mu Kanyosha ahantu mu Kibenga. Abo bana bose bari baje, abamisiyoneri b'Abasuwedwa bari aho ku Ntahangwa n'abana babo baje gusezera, nukuvuga gucutsa, bari bacukije bari basezera. Hari n'ibyo batanze mu mitungo yabo yegukiye itorero rya Pentecote rya Ntahangwa. Uwo munsi representante gani nibuka yuko yari Jonas, yari Reverend Pasteur Jonas Niyungeko. Ubu ngubu ni umushumba w'itorero rya Pentecote Inyanzarake. Yari hari n'abakozi b'Imana batari bakeya, kuko wari umunsi mukuru go hari umunsi w'icyumweru w'amateraniro, wari n'umunsi mukuru wo gusezerana kubw'abamisiyoneri n'abo bazungu, n'abo bana b'abazungu babo, abana babo bafunga iryo shuri ry'abana b'abamisiyoneri cyangwa se abana b'Abasuwedwa. Noneho rero ubwo bakinzana, ninjiye ntaragera mu rusengero kuko natse kugira ngo bisobanurire abariho banyumva babaye mu itorero rya Pentecote Bujumbura, kugira ngo base nk'abumva uwo munsi base nk'abantu bawumva neza. Uwo munsi bahite bawushyira ku mutima kuko uwo niwo munsi byabereyeho. Nahise rero icyo gihe banzanye niyo stout, ninjira muri ya site de déplacer, nsanga madamu na twana twanjye barahangaho. Naho ibintu byose byasigaye ahangaho, nange murabyumva. Ntabwo wakwibuka kujya kuzana ishati, ntiwakwibuka kujya kuzana ipantaro, ntiwabuka kujya kuzana amafaranga yari arimwo. Reka da, ukijije ubugingo bwa Imana iburinze, ukabona Imana itukuzitanze nk'icyo ngicyo. Nta n'ikintu na kimwe twatekereje cyo mu nzu shwi. Namwe murabyumva muri makeya, urumva uko ibintu byagenze. Noneho rero ubwo nibwo nagendaga, abantu baramuhunga bati turi murebe
ati mwarimu wacu ni umusazi yasaze, ati ntiyoye nimuhumure ntago ndi umusazi, nimuhumure Yesu anyongeje iminsi yo kubaho mvuye mu mwobo. Yemwe nimuhumure ntimugire ubwoba ntimwikange, ndaza kubabwira ibintu byambaye ejo ndabibasobanurira ndabibabwira, ariko nimugire ubwoba ndacyari mwarimu, ndacyahumeka umwuka w'abazima kandi ndacyuzuye imbaraga z'umwuka wera. Batangira kubazanya ibyambayeho ku ruhande, babaza inshuti, babaza abantu, noneho barayibasobanurira bababwira ibyambayeho, bati ahubwo nimurambura ibiganza muhimbaze data wa twese Imana yo mu ijuru itwongereje mwarimu wacu iminsi yo kurama n'iminsi yo kubaho. Bati ariko rero naho yarapfuye, yarazize ishengero ry'Imana, yanse guca umukumbi w'Imana, yanse guta abakristo, niyo mpamvu rero yemwe Imana nijya yirwanirira. Iryo jambo ryo bavugaga. Ubwo rero banjyaniye, madamu yajyaniye amazi muri dushe, abana bambone barampobera, numva ndanezerewe, bangenera amazi muri dushe, nuko sinakubwira. Noneho rero bya byenda byose mbikuramwo. Pasiteri Gatsinzi Fidel ni umupasitori wari ushinzwe umutungo mu itorero rya Pentecote Sepebu Bujumbura. Umudamu we niwe wafashe imyenda imwe ibitenge, n'abandi bakozi Imana bahereza madamu ibitenge, bamuhereza imyenda y'umwana. Nanjye umuntu umwe muri yo site de place ashakira imyenda, ipantaro n'ishati, arabinzanira ndambara. Maze kwambara ya myenda nayo noneho barejyana bajya kwitunganya, imwe mvanye muri wa mwobo. Ubwo rero amasaha yarageze y'isa 3, isaha zigeze, nari maze kuva muri dushe, ipantaro yari maze kwingororera n'ishati ni karavate n'agakoti nkubitaho, ndinjira mu rusengero. Ninjiye mu rusengero rero kubera ko ibyanjye nari mbaye muzuka, ntabwo umwungere w'ishengero rya Pentecote Bujumbura nyakwaha Niyunge ko Samuel yigeze rwose yiyumanganya. Habaye ishimwe rikomeye cyane muri urwo rusengero, bati twari tuzi yuko byaraye biheze, ahubwo ari ukujya kuzana umurambo ngo tujye kuwushyingura. Ariko umukozi wacu, iryo jambo yavuze, umuvugabutumwa wacu mwarimu Musone Emmanuel, Imana ihabwe icubahiro, bakristo mwese muhereze Imana icubahiro, mushima Imana kuko Imana yongereje iminsi yo kubaho umuvugabutumwa wacu. Abazungu baraho barafata amafoto, sinakubwira, barafata amafoto menshi cyane, baramfotora bamaze kumva ubuhamya, kuko nanjye bampaye ijambo, maze nanjye ijambo ndavuga. Nafashe umwanya, hanyuma ndavuga, hanyuma ubwo ni nabwo wari representante legal w'itorero rya Pentecote Bujumbura Niyunge ko Jonas, nibwo yambwiraga ati rwose ndagira ngo mbabwire yuko mukozi w'Imana urashika Inyanzarake, uzoshika Inyanzarake uze kuduhiga ishinga ntahe. Ariko ntabwo byashobokaga kuko icyo gihe ndumva yuko byari no mu mwiteguro wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro cyo mu Rwanda. Ubwo rero niyo mpamvu rwose nayo mbabwire ko Imana yanyongeje iminsi yo kubaho, Imana yanyongeje iminsi yo kurama. Ndayishima kuko nge ndumva kugira ngo Imana inyongereze iminsi yo kubaho nk'iyo ngiyo, kwari kugira ngo nzatange ubuhamya ku mugaragaro. None rero ubuhamya rero nkaba mbutanze muri ibi bihe nk'ibi ngibi. Muzi natwe turo twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Niyo mpamvu rero n'aba bayobozi b'i Radio Nkoramutima bifuje yuko naza ngatanga ubuhamya, kuko ubuhamya hari abo bwafashije rero
mbaye nk'umuntu ubwira umwe muri aba bakora kuri radiyo, byabaye ngombwa yuko mpabwa ikaze kugira ngo nze mbwire abanyarwanda ubuhamya, mbwire n'abandi banyamahanga baturiye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo mwumve imbaraga z'Imana, mwumve gutabara kw'Imana, kuko Imana yo mu ijuru yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Nubwo abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bari mu gihugu cy'u Rwanda, tukabura n'umwe dusanga unatwakira, ariko ibyo ni ibyabaye. Ariko ngewe navuga mu ruhande rwanjye, ni iminsi Imana yanyongeje kugira ngo nzabashe kuremesha imitima y'abanyarwanda, mvuga ngo banyarwanda mpore, banyarwanda mushyire imitima hamwe, banyarwanda murebe mu ijuru, banyarwanda mutumbere mu ijuru, kandi mwizere Imana Data yatose mu ijuru, kandi Imana ngo adukoreye ibikomeye, ngo niyo mpamvu natwe ngo twishime. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbabwire yuko ibyo byose byarabaye, ariko bimaze kuba muri ubwo buryo, nababwiye ko madame we Mpangayiko yari yamujyanye muri site de place kunahangwa, nanjye nza kuhamusanga. Ubwo amateraniro yararangiye, amaze kurangira bajya kunyakira, barishima cyane, bankorera umunsi mukuru wo gushima Imana, kuko Imana inkoreye ibitangaza. Ibyo rero navuga yuko navugaho n'akandi gace nagira ngo mbabwire. Ahangaho inyambuye, mu gishingano hafi ya Nyambuye, aho nari nyoboye urusengero rwa Pentecote, ishuri rikukira misiyoni ya Ntahangwa mu bubwiriza bwa Kamenge, hari hatuye umugabo yarazwi, ariko ubu nawe ngo ntakiriho. Tugeze hano mu Rwanda numvise yuko ngo atakiriho. Uwo mugabo abantu benshi baramuzi, yitwaga Minani. Uwo mugabo yari aturiye urusengero. Ndababwira muri icyo gihe nyine navuga ngo ntago nzatuma umukumbi w'Imana, sinzata urusengero rw'Imana. Ni muri uwo mwaka nyine wa 1994 aza kubaza umujyanama wanjye yitwaga Ntawuyankira Benoit. Ubu yabaye umupastori, ubu n'umupastori mu Kinama ku rusengero rwa Pentecote mu Kinama niho akora. Ni umupastori, yaje kuba umupastori, yari umujyanama wanjye ahangaho mu gishingano. Ubwo rero ngo bamubazaga amakuru, uwo Minani akamubaza ati, none Musoni Emmanuel, turumva yuko ari inkotanyi, ni inkotanyi gose, kandi ngo arafasha u Rwanda. None rero iyo nkotanyi turayirondera, ariko kuko bari bazibanga, ari ibanga navuganye n'Imana, ariko hakaribaho kubimbwira, abandi bagakomeza bansengera mu mutima, bakansengera cyane, bakansengera. None rero babaza uwo pastori Ntawuyankira Benoit, ubu ni pasiteri, bati none ashika ryari, yamaza ngaha ryari? Ati sindabizi. Noneho ariko umunsi w'amateraniro, iminsi y'amateraniro uwo Minani yari ayizi, kuko yari aturanye n'urusengero rwaho nari nyoboye. Hanyuma igihe kimwe ndibuka hari amateraniro ku wa kabiri nimugoroba, iruhande rw'urusengero nari nyoboye, iburyo hari urutoki rwinshi, ibumoso hari akantu k'akagezi. Noneho rero igihe ndiho nigisha, ntago nzibagirwa, nariho nigisha ku rukundo rwa Kristo rwitwa agape, urukundo rw'abana b'Imana, urukundo rw'Imana rwitwa agape, nibwo nari ndiho nigisha, ntago nzabyibagirwa. Uwo munsi ndigisha, naho uwo mugabo ari kuri sentire y'urusengero, ariho aratyaza umupanga, karagashi, mba nabibonye. Umujyanama wanjye Ntawuyankira Benoit ati mwarimu wacu nisabwe ngo karabaye, ngo Minani yahashitse, ngo Minani ngo yahashitse, ngo Minani ngo yaje, Minani yaje, ngo yo no yahumura,
hari icyo navuganye na nyakubahwa. Haleluya. Nimuhumure nimuhore kuko ngewe mfitanye ibanga n'Imana. Hari icyo navuganye na nyakubahwa kandi mfite amasezerano y'Imana. Nimuhumure nimuhumure nimuhumure. Niko ye utari mu mwuka wavuga uko nguko ubona umupanga uriho utyazwa kandi wari ukarishye ariko yariho awongereza ubuki. Ndigisha noneho nuzura imbaraga z'umwuka wera, numva imbaraga z'umwuka wera, numva nuzuye ibyishimo bidasanzwe, nuzura umunezero udasanzwe. Uwo ntawe yanyira Benwa niwe wari wayoboye, nanjye nigishije ngo birangire rero. Noneho rero arambwira ati mwarimu ngwino utanga amatangazo. Ntanga amatangazo, umupanga ugityazwa. Amatangazo maze kuyatangaza, ndagira ngo mbasobanurire yuko uti mbega byagenze gute. Namaze kuririmba ya ndirimbo yo gutandukana ivuga ngo aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi, aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi. Nsezera iteraniro maze kurisezerera ngo sohoke, nsanga hari ihene hari ikiziriko. Minani ndamubura. Mpagarara hahandi yari haryaze umupanga, mbwira aba bakristo narenyoboye ni ari hehe Minani? Ari hehe? Ako kanya numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ca muri buriya ruhande. Nakundaga gundi guca aho hantu hari akantu k'akagezi, ariko niho nakundaga guca kuko ariho hari hameze neza, hatamurutse neza, hari inzira nziza. Ariko noneho numva Imana irambwiye ngo nyura mu ruhande rw'urutoki. Ngenda ndirimba ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose kugeza gupfa. Iyo ndirimbo y'ijana n'umunani, nzahora ndi umukristo ngeze kugupfa. Ngenda nyiririmba, ngenda ndi mu mwuka, ndamanuka, ngenda rwose ndi mu mwuka, ngenda nezerewe, ngenda nshima Imana. Kandi mbabwiye aho hantu, niba hari umuntu uriho unyumva aho mu Gishingano, iruhande rw'urusengero rwa Pentecote rwo mu Gishingano, urwo abahazi, urwo ruhande abahumva, hari urutoke rwinshi, hamwe ushobora no kunyura ukahanyura wunamye. Niho hari hatinyitse cyane kuruta ahangaho hari ako kagezi. Ariko kumvira Uwiteka kuruta ibitabo. Numviye Uwiteka, numva icyo Uwiteka ambwiye. Ubwo simbizi, ubwo hari impamvu Imana yari inyujije ahangaho. Ubwo abandi bose banyuze ahangaho banyura muri urwo ruhande, nanjye nyura muri urwo ngurwo, maze urwo ruhande maze noneho ndataha. Ubwo rero ako niko nagira ngo mbabwire yuko nako nari nasize inyuma. Ubundi nari ningeze kunahangwa, maze kuva muri ako kaga, maze gucika kuri iryo cumu. Ariko ku kantu nkongeyemo kuko nari nkibutse kugira ngo nongere mbabwire yuko Imana burya ikoze ikintu irakikora ikakirangiza. Imana ikora umurimo ikawurangiza, igawukora ikawurangiza. Ndashima rero Imana yo mu ijuru. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi, niyo ni imbere y'iteraniro, ndiho ndigisha iteraniro, nge ntago mbona ko ndi Musoni Emmanuel. Yewe nibona ko ndi umwe mu bantu basigaye ku nyungu. Mbona ko ndi umuntu usigaye ku nyungu, kandi nkumva nshimiye Imana cyane. Hari n'igihe iyo ntekereje ibyo bihe byose, namara kubitekereza nkumva ndahindutse. Nkabona yuko iyo nidebye nkavuga nti n'intare yaza mu ruhande rwanye, nkumva ko nayifata mu rwasaya nkayitantamura, kuko mpita niyumva izindi imbaraga zimwe zikomeye cyane. Iyo ntekereje Imana yankuye, nkatekereza iby'Imana yankoreye muri urwo ruhande rwose, nkatekereza n'iby'Imana yavuze muri icyo gihe, Imana ivuga insinzi, ikavuga insinzi,
Imana ikavuga ibyo ngibyo byose, Imana ikantabara, Imana ikankiza, Imana ikanshorera, Imana ikanyimera, nanjye nkayikurikira. Mbona ko nta n'umuntu n'umwe wanshobora na gatoya. Ya Imana yo mu ijuru, Imana yarakoze, Imana yarakoze, Imana yarakoze, kandi Imana yarakoze cyane, Imana yarakoze cyane. Ubwo rero kubw'ibyo Imana nizeye yuko igomba nkunkoresha n'ibindi byinshi by'ubutwari. Nizeye ko Imana izakomeza kunkoresha, kandi nizeye ko Imana izakomeza kuba mu ruhande rwanjye, kandi Imana ikamfasha muri byose, kuko bavandimwe kirashaka kubabwira, bumukiranutsi iteka ryose uzageze ku gupfa. Ntabwo nigeze nivanga. Nabaye mu gihugu cy'u Burundi nsenga Imana, nasenga Imana mu bantu bafashe ya mbere sengera igihugu cy'u Rwanda mu gihe indwano zari zikaze. Nafashe amasengesho iminsi itari mike ndasenga Imana. Icyakora inkunga y'amasengesho narayitanze, inkunga y'amasengesho narayitanze, mvuga ngo Mana mu ijuru, iyo abantu babiri baburana umwe aba yirengagiza nkana, sobanura ukuri kugaragare mwami, ukuri kuzagaragare. Ndafashe igihe nsenga Imana, nsengera cyane, nsenga Imana cyane. Hanyuma rero kubw'ibyo Imana yumvise amasengesho yacu, ndayishima. Iyo mpamvu rero bishaka yuko dukiranuka, ntihagire akabona gatoya k'agatotsi Imana ikurebaho, Imana ikakubona nk'umuntu w'inyangamugayo, Imana ikakubona nk'umukiranutsi, kandi ukishimirwa mu murimo urimwo, ukanyurwa n'ukuri, ukanyurwa n'uko n'ibyo ufite. Icyo gihe bavandimwe icyo nashaka kubabwira, biravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu ngo yava he. Ubwo rero ndayishima kandi nkongera kuyishima, nubwo nyikorera ndayikorera mu ntege nkeya zanjye zose, ariko ndashima Imana kuko muri izo ntege nkeya zanjye zose Imana igenda ifasha, kandi Imana ikantabara. Itariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1994 nibwo natahukaga mu gihugu cy'amavukiro, mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe ababyumva bari Burundi barabizi yuko abenshi bakodesheje amasitawuti, bapakira ibintu byabo, ibindi nabyo inka nyinshi barazitanga bazishyira Abarundi, izindi barazigurisha. Ugurishije inka bakambwira ati inyana urayitwongeza. Ibyo byarabaye, amazu menshi barayagaba, barayatanga. Noneho bafata imodoka, barakodesha ibintu byabo, baraza. Ariko nge icyo gihe Imana yambwiraga na madamu dusenga ngo igihe cyanyu cyo gutaha mu gihugu cy'u Rwanda iminsi ntabwo iragera, maze noneho rero twumvira Imana, twumvira ijwi ry'Imana. Iyo tariki rero nuko kwezi 26 z'ukwezi kwa 11 muri 1994 nibwo HCR ibaza yatanze amafaranga, bakabara umuntu n'umuryango we afite, niba ari abana 8, niba abana 2, niba ari abana 3. Noneho rero baduha amafaranga, badukodeshereza n'amamodoka, baduha n'amamodoka atuzana. Noneho kubera ibitangaza Imana yakoze, ndibuka yuko muri icyo gihe ngeze ku Kanyaru, kuko hari icyo twaravuganye n'Imana. Naravuze ngo nimureke, nabwiye abasirikare b'ingabo zacu z'u Rwanda ngo nimureke nsenga Imana, mureke nsenga Imana. Noneho rero mureke mfukame, ndapfukama mbwira Imana nti Mana mu ijuru, urakoze kuko nongeye gutaha mu gihugu cyanjye cy'amavukiro. Mana urakoze cyane kuko ntashye mu gihugu cyanjye, nzamura ibiganza, maze kuzamura ibiganza, maze gusenga Imana, kuko icyo nasezeranije n'Imana ngo ningira ku Kanyaru nzashyira ibiganza, maze nshima Imana yuko ntashye mu gihugu cyanjye cy'amavukiro. Nzazanye rekomandasiyo yanditseho yuko nzashyikira ku itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda, ari ryo ADPR. Ubwo rero nshyikira muri ADPR, baranyakira hamwe n'abandi, nkora umurimo w'Imana, nkijya muri Paruwasi Nyarugenge. Na n'uyu munsi niho ndi, mu myaka iriho igera kuri 20 ndi muri Paruwasi ya Nyarugenge, naho nkorora umurimo, naho ndi n'umufasha wanjye. Ubu rero nkaba nkorera mu Biryogo, nyobora umudugudu wa Biryogo
muri paruwasi ya Nyarugenge. Murakoze, murakarama. Ubuhamya bwanjye bwari ubwo ngubwo. Uwiteka abahe umugisha. Amen.